Mutesi Jolly ntabwo yigeze aba umukozi. Mutesi Jolly yashatse. Mutesi Jolly ntazigire innocent. Rimwe nabo ngaho bakomeye. Ibintu byose I wish yuko Prince Kid bamuzana ibintu byose kabishyira hanze. Ntabwo ibintu kubiki. Mutesi Jolly ndagusaba kumuvana muri ibi bintu kuko hari ikintu naje kumenya. Akavuga buri izina ryose azi akarishyira. Mutesi Jolly ntabwo yigeze aba umukozi wa William Company bayita gute ngo ni Rwanda what backup what bira bintu by'amisura. Ariko uzi gushaka kutujishisha. Ntabwo ari kubashisha ndagusobanurira gutya nani Dekati. Nakugeza abo umukozi. Abana babaye so abused kuri butako. Bro. Abana babuze n'ahantu baririra. Aha ngewe nafashe Godfather nimukareba izina Godfather natanze ibitugu abana barerera ku bitugu byanjye n'uyu munsi baracyabiririraho. Mwagiye mureka n'uyu munsi abana bagizweho ingaruka na Prince Kid nabategeye ibitugu Dekati we urabizi. Dekati hari byuzi. Abana naravuze ni muze mu ruhuke nzabatega amatwi. Ntabwo mwigeze umuntu ubatega amatwi. Urimo kumva? Nabateza amatwi benshi muri bo hari nabo mutigeze mubona muri ruya rubanza. Hari abana bakorewe ubishitani. Inyana zimbwa z'abagabo bakagenda Prince Kid akavuga ati ngwino irushanwa ntago bikunze ubutahuza aba Miss Rwanda yamara kumuhaga agahita mutangamo passe akamuha passe wamuhayemo passe muri Koje Bank akaba afite nka batana agomba kubesha akazi yamara kumurya agahita mwoherereza agasanga umwana ageze buretse gato agasanga umwana bamutanzemo amapase umwana akisanga ageze muri bureau de change kuri Petite Barriere ku Gisenyi bro. Agomba guhembwa 30 by'amanyarwanda bro. Amazina tutangiye kujya tuyavuga. Ibintu bya Miss Rwanda biteye agahinda ni birebire no kuvuga ngo abantu benshi bafashe umwana w'umukobwa avuga ati kukirwa argonga imihanda hore yasinze n'ibyo byose. Oya tambwira se ko abana b'abakobwa bamwe uretse ko bamwe babuze n'ahantu bajya benshi kuba tutarumva aho ofete y'umunsi nshima Imana ko tutumva case ya suicide. Bakoma case ya suicide mfite abakobwa barenga bane bahindutse abatinga. I'm being honest. Ntega amatwi. Abana b'abakobwa abused. Nabo bitaga bakomeye muri za MTN, Koje Bank, nuza Tour Rwanda izo company eshatu. Umuntu ari hagati no bita Prince Kid mukata zibashaka umuzana ejo tomorrow. Mfite abakobwa bane uwa gatanu ntabwo ndakonfaminga abakobwa bane ubu turi kuvuga nabahindutse abatinganye kubera ingaruka za Miss Rwanda. Somera igika ku bantu baje none ndashaka kubasomera ibyo mu rukiko bavuze kugira ngo mubanze kugira ndasoma headline intoya gusa munyuve neza ibyo urukiko rwagendeyeho n'utuntu duto munyuve neza cyane. Hano bagize bati ni urubanza rwasomwe kuri uyu wa kabiri nkuko tubikesha Ukwezi TV. Prince Kid yaburanye asaba guhabwa ubuhungiro kuko aje mu Rwanda ataba yizeye umutekano we. Ahanga muhashira akadomo gatoya network iri kumukorera ntabwo ngo aje mu Rwanda yaba yizeye umutekano we mwumvi. Arongera hano baravuga ngo Miss Elisa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashinja umugabo we byari ibinyoma kuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Ahanga mwumve Prince Kid we yasubize gute rero? Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanye na bamwe mu bantu bakomeye hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha. Hano hejuru na muri kubyibuka yasobanuye ko aramutse ageze mu Rwanda ataba yizeye umutekano we. Aba bantu bakomeye ni bande? Umusa yo urabyibuka hari umukobwa wivugiye ngo
icyo yashakaga twese twagikeze twari tukizi ni igiki uwo bita Dekati imihanda yashaka bro kwigarura umushinga wa Miss Rwanda mundekera umukobwa none se mu bantu bakomeye Prince avuze mu rukiko wumvishamo Mutesi Jolly mureke Mutesi Jolly nta nawe nibi bintu ntukajya ugiye ikigori bya bindi FIFA yavuze tuza uwo muntu reka ijambo ni iriki reka Dekati avuge utigira nk'ikigori FIFA navuze ati twigira ikigori twese se cyangwa twigira nk'ibicyo Prince yivugiye ko abantu bamufungishije ari abantu bakomeye Mutesi Jolly arakomeye ushaka kubizanamo gatwanyine mbaza mubwire yego twahereye biracuna kanga bavuga yuko hari link iri direct iri hagati ya Miss Rwanda na MTN Koje Bank na Tour du Rwanda na Turki Tour du Rwanda ndashimira Ribu Foma Kiwongozi Bwana Jano Ruhunga abantu bose bari kuri no pano ndabizi ko byo ibijyanye na Tour du Rwanda bari barahinduye Tour du Kanzu batunzemo itorosho uwo mwanda bagahita bawuvana mu bitewe n'amaspace yakoze hano tuvuga ko ibisaza bifite na zaguriye ibitsina ne wowe ubeze sawa nyine ibyo bintu ni mubezi turabizi komeza Deka komeza uyu muhungu yaje ryari uretse gato muta big up brother Rompa akomeza tubwire tu byari bizwi kuva kera abantu benshi baratakamba baravuga ati hari ibintu biri shady birimo kuba hagati y'izi company hari ikintu cyitwa barimo bahererekanya abakobwa nk'aberekanya iki nk'abari guhererekanya udupfukamunwa boro muri pandemic ati fata nawe fata nonongeye nawe gafata ko ngako nawe gafate twaravuze baza bati ngange bibyana ubundi babivuga iki urabyumva nguteze yombi so singiye uno musore singiye kumuciraho uruzi kumuciraho iki uko buriya muntu wese afite umutwaro yikoreye uyikoreye biramureba gusa nawe nibashaka bamujyaneho bamuzamushyira ntabwo bindeba kuko nta muzamvomeraga yabigizemo uruhare byabaye byose subiramo ako kantu Prince Kid ntabwo ari innocent nta nubwo ari victim Prince Kid yari santere biriya bintu bimuhindukiranye Prince Kid niwe muntu wari watanze abana b'abakobwa subiramo ako kantu Prince Kid niwe muntu watanze abana b'abakobwa urakoze cyane kuko yari yahagarariye Miss Rwanda ayihagarariye abazegabo bakomeye bose bazaga niwe baje gucaho niwe wari source anyway Prince Kid nawe ubwe evidence za province yuko nawe ari predator ibyo yakoreye muheto mwarabibonye subiramo ako kantu bro this nigga is not innocent uwo bita Erika ngo Deka turampindutse inde Keza Erika ninde harya Erika numwe komeza nta muntu n'ubinduka nta n'umuntu aje kuvugisha hano ngende maravuga nozaje kuko ibi point twabivuze cyo kuvokera urakoze cyane uyu munsi ndi vindicated uyu munsi ino space muri yanjye kuko muravuga ibintu navuze kuva kera komeza numve so nivuga ngo wabita nuza I'm sorry Elisa nushaka kujya kurira ibyo birakureba umugabo wawe afite ibibazo agomba gusubiza Mutesi Jolly afite ibibazo agomba gusubiza Mutesi Jolly muvana muri bibiri agomba kuzasubiza ibibazo afite n'ibindi byinshi bimuremereye kuko bambwiye ngo umugabo noneho ngo umugabo yamuteye shot ibyo reka tubireka kuko nabyo urumva nundi ibyo reka tubireka Mutesi Jolly afite ibyo agomba gusubiza kuko ibyo gihe nabyo ibyo bijya kuba yari kumwe na Prince Kid for 2 years 3 years murabyibuka imyaka 3 bamaranye muri Miss Rwanda yajyaga kumusapotinga kiriya kintu naje gukurikira amakuru buriya muri Miss Rwanda Mutesi Jolly yagendaga yagize uruhare muri abuse y'abana b'abakobwa mu Rwanda kimwe na Prince Kid bafite uruhare Mutesi Jolly ntabwo yigeze abumukozi
Mutesi Jolly yashatse Mutesi Jolly ntazigire innocent rimwe nabo ngabo bakomeye ibintu byose I wish yuko Prince Kid bamuzana ibintu byose kabishyira hanze ntabwo ibintu kubiki Mutesi Jolly ndagusaba kumuvana muri ibi bintu kuko hari ikintu naje kumenya akavuga muri izina ryose azi Mutesi Jolly ntabwo yigeze umukozi wa William Company bayita gute ngo ni Rwanda what backup what bira bintu by'amisura ariko uzi gushaka kutujishisha ntabwo ari kubajisha ndagusobanurira gutya nani Dekati ntabwo yigeze umukozi ndabigusobanurira nari nzi ko ari uretse gato manzi uretse gato nari nzi ko ari umukozi ariko naje kumenya makuru ko buriya uretse gato uretse ariko ndikubwira nk'umuntu wakuruye amakuru bivugwa ko uretse gato uretse ariko bivugwa ko Mutesi Jolly yisangaga muri Miss Rwanda bamuhamagaye irushanwa ritangiye akajya gusapotinga bivugwa ko bamwishyuraga 50 by'abanyarwanda yonyine ku munsi abanyarwandakazi umuntu wazanye irushanwa ritangiye ashaka kukubwira ngo azakuvanaho ngo ibyo bintu urimo gukora ngo aguhirike wakandi logic ufite aho ngama n'umusa ahangaha biriya bintu yavugiye kuri radio kuri televiziyo Mutesi Jolly yaje asimbura nyir'umushinga cyangwa yamusimbuye atari ko se ko mu kwavuga ko namara kufungwa cyangwa amaze kugenda zarisubirana aya masaha Mutesi Jolly afite Miss Rwanda mwagiye mureka ko atarifashe impamvu atayifite se twebwe nta bwenge dufite ni ubuhe mbwire none niyo atayifite kandi yaratayivuyemo nuko ko umugambi kuntu yari yawuteguye n'ukuntu byagenze byagaragaye mu maso y'abantu bose ko that position was unattainable ariko buryo nabo mwere kuguma n'amushinga kuko bye was ariko Mutesi Jolly yaragorewe ariko se kandi kumaze deka isosi yamenetse injishi ndakubaza ari Miss Rwanda na Miss East Africa nike gikomeye Mutesi Jolly aragenda akawoninga Miss East Africa kayitegura mukamuzana kuri Miss East Africa ninde uyu mwaka Miss East Africa still now aracyari Miss East Africa still now aracyari umuntu bitasha Anita urakoze cyane uramusimbura ndagusobanurira impamvu atara uretse gato ndagusobanurira impamvu nawe nubishaka ndajyamo kukubaza yego ninde wagariye Miss East Africa wari uyihagarariye wadi mini kuyihagararira guhagararira byumva nyine no iriya ni license Tanzania yatanze ihereza umutanzania wakoranye na Mutesi Jolly aya masaha habayeho imbogamizi zuko iyi license ihabwa umuntu wundi kugira ngo ive maboko yura mu ko basaza atari inyangamugayo ndetse Tanzania ivuga ko kugeza aya masaha idashobora kuyihereza undi muntu utari umutanzania haracyashakwa umutanzania ushobora kuyifata akajyana partnership na Mutesi Jolly bagakomeza rira rushanwa amakuru mfite nuko rira rushanwa litazongera kubera muri Tanzania ahubwo rizabera muri Kenya urimo kunyumva mu magambo make umutanzania mugarukotseho inshuro nyinshi urumva ugarutse ku izina Tanzania so hari ikintu tuve mu rugero nawe ushaka gutegura ushaka gufungura shop muri Kigali ukayita East Africa ariko ntabwo bivuze ko East Africa so ryashanwa ryari ry'abantu bafite inyungu runaka n'ibintu anyway but abakobwa bari involved okay tugaruke kuri Prince Kid mani reka nzongureka kuki buri gihe tujya kuvuga ibintu by'umuntu dushaka kutubwira tugaruke muri Prince Kid sinzi impamvu tugeze muri East Africa tugaruke muri Prince Kid kugira ibintu byabaye hariya niyo mpamvu dufite ino case dufite mu Rwanda right now yes urinde umeze neza cyane rwose 5/5 njyewe rero afite kumbuye man bimeze bite man twaravuze umukobwa wanjye Dekeza ari mu gahinda kenshi nyuma yuko umushuti we n'umusangira ngendo we Prince Kid aya masaha agiye gusubira mu Rwanda kandi yarabyina insinzi ko atoro nahoze mbibona ku binyamakuru bikomeye barimo baravuga ngo uruba nyuma yuko ibintu byose byagiye binyura ku social media byaba byiza urubanza rwa Prince Kid rutangiriye mu mizi rukaburanishwa ukuri kugashyirwa hagaragara ibyo jya kubibwira inka Nyabugogo ntimukaje muza gufata inkiko mu mugana ibyo bintu by'imizi mu bireke nta mizi hari nta rubanza rw'imizi hari abakomeye ntabwo tuzeye tubamenya ariko turabazi bakora muri MTN bakora muri za Koje banke bakora muri bahose bakuriye Tour du Rwanda urumva iyo mizi izatangira yabasimbutse nta mizi hari urakoze wawe ikintu kiriho kimwe
ahangaha ndakubwiye hari amazu ari irebero nibazana nibashaka gusubira mu mizi bazagenda batubwire ari amazu yakodeshwa girebero. Erega muri iyi case ya Prince Kid harimo uyu mugabo ninde? Uyu mugabo wakoze ubukwe kuri Ntuza bakayifunga ira hotel yo ku Kibuye. Bamwita Malala. Oya ura mutima agiye gukorera y'ubukozi. Bamwita Nuza uramwibuka. Muri iyi case ya Prince Kid bano bahungu ba shehe bayirimo urimo kunyumva? Hey. Amazu bakodesheje reka buretse gato byabereye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2023 hano biti Nyamirambo. Amakuru reka nkubwire abahungu ba shehe, amakuru yaje avuye muri Canal Plus ku bana baje kwestara internet iwanyu. Ibyo basanze y'amakuru yaramenyekanye ubu dufite archive. Ibi bintu bya Prince Kid byagiye gufunga ndakubwiza ukuri yakubaka indi guverinoma. Reka nze nkubwire nojya nkubwire Jesus. Reka ngira amakano kana gato. Nuvuga ngo amahirwe bagira amahirwe abari ICI ya Donald Trump. Irimo kumesinga up with the Prince Kid. No, ni batari ICI ya Donald Trump. Baba ndibitukaga bakomeye. I wish ko abanyarwanda avuga ati gamu utwere ku rubanza simusiga mu twereka. Nanjye nabivuze. Nta kintu kimwe musimbutse. Ego. Asweri Ibrahimon. Niggas are going to be exposed. Kandi biboro bya sigabi tanyu muri rutigeze ubona. Iyi kanti juru nanjye ni. Abana babaye so abused kuri butako. Bro. Abana babuze nano baririra. Aha ngewe nafashe Godfather nimugare bizina Godfather natanze ibitugu abana barerera ku bitugu byanjye n'uyu munsi baracyabiririraho. Mwagiye mureka n'uyu munsi abana bagizweho ingaruka na Prince Kid nabategeye ibitugu Dekati we urabizi. Dekati hari byuzi. Abana naravuze ni muze mu ruhuke nzabatega amatwi. Ntabwo mwigeze umuntu ubatega amatwi. Urimo kumva? Nabateza amatwi benshi muri bo hari nabo mutigeze mubona muri ruya rubanza. Hari abana bakorewe ubishitani, inyana zimbwa z'abagabo bakagenda Prince Kid akavuga ati ngwino irushanwa ntago bikunze ubutahuza aba Miss Rwanda yamara kumuhaga agahita mutangamo passe akamuha passe wamuhayemo passe muri Koje Bank akaba afite nka batana agomba kubesha akazi yamara kumurya agahita mwoherereza agasanga umwana ageze agasanga umwana ageze buretse gato agasanga umwana bamutanzemo amapase umwana akisanga ageze muri bureau de change kuri Petite Barriere ku Gisenyi bro agomba guhembwa 30 by'amanyarwanda bro. Amazina tutangiye kujya tuyavuga. Ibintu bya Miss Rwanda biteye agahinda ni birebire no kuvuga ngo abantu benshi bafashe umwana w'umukobwa avuga ati kukirwa argonga imihanda hora yasinze n'icyo byose. Oya tambwira se ko abana b'abakobwa bamwe uretse ko bamwe babuze nano bajya benshi kuba tutarumva aho ofete y'umuti nshima Imana ko tutumva case ya suicide bakoma case ya suicide mfite abakobwa barenga bane bahindutse abatinga. I'm being honest. Ntega amatwi abana b'abakobwa accused nabo bitaga bakomeye muri za MTN Koje Bank Nuza Rwanda izo kampani ko eshatu umuntu ari hagati no bita Prince Kid mukahita zibashaka umuzana ejo tomorrow. Mfite abakobwa bane uwa gatanu ntabwo ndakonfaminga abakobwa bane ubu turi kuvugana bahindutse abatinganye kubera ingaruka za Miss Rwanda. Amazina ndayazi uretse umwe wena niwe ngiye mfite batatu urukunyumva mfite abantu bane banyuze muri Miss Rwanda. Ibi bintu nituza kubivuga abantu ngo bakabyumva bro. Aba bana umwana none dore none hara bakorewe abuse ntibirangire uwamuryoheraga yahitaga amubwira ati ngwino urajya ngwino ikamba rya Miss Rwanda ikurikira. Urimo kunyumva? Nzari guhereza. Urimo kunyumva? Abo bita ba Joel Rutaganda mva kuri Nyamunsi zari nigazo hasi ariko zakoraga ibyo bintu byose zagize umuntu bita uretse gato umuntu bita uyu hari Joel Rutaganda uyu nundi ninde uyu wundi ninde uyu wagize ibyago ejo bundi agapfusha umwana ninde ninde umusero France ubukoze ibiri uyu yagize ibyago umwana barapfa ninde ejo bundi Imana muwari ariko nyine urumva
uyu muga wenda kuvuga ko rasuma wenda habaho sympathy nta kundi wamuvuga nyine ukavuga uti ndavuze ko yapfushije umwana musa ni ndizoje ariko se ikibazo rero umuntu aravuga reka tumureke tumupasinge tumureke ubwo ndabona mutangiye kuzana muri ibyo none se ko ari byo kwa cyo kintu wenda ni Mike ushaka kuvuga tukomeze wari kwa cya giteka mitwe cy'ibyo amafaranga muri kaminuza y'u Rwanda byo kuba bihagije urukunyumva tuve kuri ibyo ngibyo ibi bintu biri mu mwanda erega nubwo ndi kuvuga mukanga kunyumva mumanze murebe ibintu byaturitse Bamporiki yaravuye kuganiriza ngo abana umuco Bamporiki uva kuganiriza abana inyamata kuri hoteli byagenze bite ava kuganiriza abana inyamata kuri hoteli ahantu uzi ko bamutumiye ngo agiye kubaganiriza umuco urabyibuka tuve kuri we tugaruke ni gute uyu mubyeyi man ibintu bibiboro ni biri mu mwanda ibi Prince Kid yavuze ngo birimo abantu ngo bamazina ndashaka Prince Kid bamuzane noneho aze yarakaye abivuge byose ntabwo kuza yarakaye yabivuga Prince Kid va muri Amerika wamaze gukora record ya buri kimwe kuko ntabwo azagera mu Rwanda ngo ajurire azagera mu Rwanda imodoka imutegereje kujya mageragere ahita cicika agomba kuzura ntabwo yakongera kuburana no sazaburana iki Solvanga azagera ahita cicika none se nukuvuga ngo twibukiranye Prince Kid yavuye mu Rwanda bamushyiriye iminsi 30 yo kujurira ntabwo yayikoresheje ngo ajurire yahise yitorokamo bivuze ngo azaza ntabwo azongera kujurira abakomeye Prince Kid agomba kubavugira muri Amerika mbere yo kwamanuka ufite Prince Kid bamubariza abakomeye muri Amerika nagera mu Rwanda abakomeye azava gutari mageragere bazamuha nyina tuzakora petition yongera burane ntabwo ufite ububasha wowe nande tuzayikora twebwe wowe nande hehe n'abandi bo Kemonika ni umuntu ukomeye rero tuzabishaka tuzayikora petition kandi aburanire mu ruhame tuzayikora muri parliament so tugende gatoya kuri ibi bintu kuri ibi biboro kuri ibi biboro hari ikintu muri kwitiranya Dekati ikintu abantu bagomba kwandastandinga bakabyumva ntabwo Prince Kid nituza gukurikira nukuvuga ngo abana bo muri Miss Rwanda nawe ugira defo yo kuvugira mu muntu yateruye ijambo wakintu we uje kumuntu amanza terura interuro ayirangize bone kumuvugiramo please we watch your mouth nigga umuntu ari kuvuga ugahita umucamo ijambo direct so nukuvuga ngo tugaruke gato hari ibintu bitigeze bivugwa uyu mudamu abo bakomeye rega bakomeye hariho bagiye bajya hanze ariko bakabacecekesha umuntu arabivuga bakamuzibya hari uyu mudamu Marene bari barahaye abakobwa ngo ujya kubigisha ura mudamu noneho reka ibyo ngibyo njewe ndi kuvugira Prince Kid hano bwa mbere umuntu arampamagara bro arampamagara muri Amerika ankubita amafoto Prince Kid Elisa Iradukunda undi mukobwa ninde bamwita uramuvise ninde uramuzi mwita gute badu kibazo nabo munda kumwibuka ndaza kuvuga ifoto mfite imwese buretse gato babara wumva kino kintu if they want it twa batanye buretse gato cyangwa ni ibintu umuntu avuga ababizi Prince Kid ibintu byose biri documented manza wumve bazamugara mu kiko nzaba Prince Kid yafataga bano bakobwa urimo kunyumva bro aba bana yabariyemo ikintu hari bitiko imbere yuko abaraga iminsi micengo Elisa ajya muri Amerika nukuvuga ngo ukuntu yabikoraga Prince Kid yaragendaga agafata umukobwa agafata Iradukunda akamubwira ati Iradukunda urabizi ko ari we nkunda yego sheri ngo buri ya muretse gato manza wumve story uyu muntu tugiye kuganira nawe mfitanye nawe na gahunda ya $5,000,000 z'amadolari sheri iyi deal ducike ndagusabye mbabarira urara umuhendahenda urukunyumva muri iyi ufitemo $1,000,000 urukumva sheri ni ubigusabye kandi nibanga ryanyu akabara mutanze akajya ku wundi nawe gutyo yarabashipingaga urimo kunyumva amakuru mfite inshuti ye ya hafi arambwira ati nahamagaye Prince Kid ngiye ku giti cyanjye ndamubwira Prince Kid ibi bintu ubona bikwiye
urimo kunyumva ngo Prince Kid aramubwira ati muri bariya hari umuntu utujuje imyaka y'ubukure uri kurebamo urimo kumva twumvikane bro kimara kubona ndamubwira nti ibyo bintu uri kumbwira ufite ibimenyetso yankubise ifoto ananyereka ntega amatwi akimara kumwitoto nahise manika amako ndavuga nti uburetse gato abantu niba ibimbwiye ari byo reka nze nkore ubushakashatsi bwimbitse nibwo ninje deep down kumenya exactly ibi bintu biteye bite bro bimeze bite ndagenda ndinjira ngera ku musore wabanaga na Prince Kid munzu wajyaga kuzana bari abakobwa niwe wabatanga nuvuga ngo niwe wari komisioneri iki gipeti niba batagifashe u Rwanda rwabanaga na Prince Kid uyu mujera wabanaga na Prince Kid sinzi impamvu batamufashe kandi ari we moteri w'ibintu byose ari wari umushoferi wa delivering gabano bakobwa No, hold on. Uyu mupeti bari kumufata mushaka iki? U Rwanda tuzi rw'uyo monse sha mbwira ukuntu Prince Kid wari ubundi bakubwira ko impamvu ibintu bagenderaho kugira ngo umuntu ajurire ari aburana ari hanze National Election Commission Rwanda ndakubaza uzanye account y'akazi muri iki gihugu yukaza muri account yawe u Rwanda tuzi rw'uyo monse sha mbwira ukuntu Prince Kid wari ubundi bakubwira ko impamvu ibintu bagenderaho kugira ngo umuntu ajurire ari aburana ari hanze uziko Prince uretse gato uziko Prince Kid imbere uretse reka wanisha amasegonda makeya ikintu bajya kugira abantu bigoryi ahantu harimo abantu bakomeye ndetse muri abantu bakomeye bagerageje gutegura Prince Kid bamuvanye muri gereza babizi bamutegurira gutoroka babizi turi kumwe uretse gato mbere yuko Prince Kid ava mu Rwanda ngo agende yabaje kugurisha inzu ye ariko mugira abantu mwari muzi ko Prince Kid mbere yuko ava mu Rwanda yabanje kugurisha inzu ye aragurisha inzu abwira umugore madamu tugende gera ushaka imyenda ya made in Rwanda muri kubita kintu aba modereta barahunze niyo mpamvu nababwiye ngo tugomba gukora petition urubanza rugatangira na petition zakwagenda ariko nawe uri mu bice tuzayikora nta yizigera ibaho ako Kemini umaze iminsi wahehe man oba mubwire deka Kemini umaze iminsi ngenda hari nose nyine uracyari za shenanigans za kera man okay so deka nubundi hano ndabona atangiye kuzamo account za leta ngiyewe no kubona account zifite tiki zikigena biri kuntera ubwoba kandi mfite abantu ubu nubundi hano ndabona hari abantu 600 bonyine kandi kuri TikTok ndabona hari abantu 1200 mwarite tukikomereza kuri TikTok ko ariho konti za leta zitaba nagatoya TikTok okay ubwo twagera tugiye okay ngaho mu anyway ibyabira hano byose yari joke nta joke iri muri ibi bintu ngiyewe ndemera ko ubutabera bubonetse kuri aba ntabwo utebye ibyo navuze ndi seriye ntacyo navuze ntari seriye ibyo navuze ndi seriye aya masaha ibikomere niba noneho niba ikintu kikiye kimbabaza ministeri yararatanze first of all ministeri yari uretse gato ntabwo ngiyewe nigeze ntebya kumvikana ikintu kimwe ministeri uretse gato okay ntabwo nyereze ntayitinga kuri iki kibazo nigeze mvuga izina navuze muri iyi saga ni umuntu wari ukomeye utagikomeye ni Bamporiki asigaye gamanuka ndagasi Bamporiki nakuvuze kuko utakiri mu nzego sinjya mvuga abantu bari mu nzego Bamporiki yaramborotse ntabwo yenda kunyumva hano nubundi Bamporiki se ko naravuze ngo ntabwo ngiye ngo kubafunguye yabafunguye adafunguye ntacyo bimbwiye sinarimuzi ahita mboroka so Bamporiki abana watahanye Bamporiki uvuye kwigisha abana umuco inyamata urumva muri misibanga amafaranga mu mateke mu Rwanda no muntu winjira amafaranga mu gihe gito cyane kigeze kibaho inde Bamporiki yakoye amafaranga miliyari y'amanyarwanda mu myaka 1.5 years mu mwaka umwe n'igice yinjije miliyari y'amadolari nuvuga ngo mu magambo make
ura mutipe no Mustafa mane mujye mumwuba ngo miliyari y'amadolari ndakubujije y'amanyarwanda ngo ni miliyoni y'amadolari mu mezi 6 kandi afite inzu ebyiri zikodeshwa oya se kongo iki reka twe kumugarukaho ibi bintu bya Miss Rwanda urimo kunyumva ikintu kiriho ku kintu abantu batamenye muri ibintu bya Miss Rwanda. First of all urumva batanze information zipfuye bukuru bazabiryozwa abita bakomeye nabo bafite ababari ibi bintu kuba byaratinze gutya ni intambara ya hakurya muri Kongo yari yugarije ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri abantu bo muri Miss Rwanda ntibyarangiye ibintu nibisubira mu buryo tuzahabwisha. Reka mbabwire ikintu kimwe Rutaganda ibintu niko abantu bakomeye ariko uziko Rutaganda yatorotse akaje Bugande bakajya kumukodeshereza amazu Dubai urukunyumva yakishijwe nande nagaye mutesishora mujyanye ndakubujije Rutaganda uziko buretse gato warushinzwe ni gute wambwira ngo ibintu byo muri Miss Rwanda umuntu wari ishinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda nubwo ntakundo bita ntuza nashaka zaze amabya bazayakwege bayagire nk'umukoba iyo jambo bita Prince Kid iryo jambo uri gukoresha bayagabanya urumva hano tari abana uwamugambaniye cyagiye bashaka kumugambanira n'ibyo byose kuko bagiye bagambanira ibyo ntago bindeba kambasi bamvomera Prince Kid yagambaniwe uwo bita Joel Rutaganda yari umukozi wa Jolly ariko sereka nkubaza ariko amugabura igitangaza ko twumvishe mu magambo ya Prince Kid nibwo twumvishe ibyo yivugira kandi ahantu yisanzuye nta muntu kumushyira gatuna mbwene ko wumvishe mu magambo ye yivugiye amagambo ye Mutesi Jolly ari mu bantu bakomeye. Reka gusomere bwa nyuma kugira ngo uyu mwana w'umukobwa muvane muri ureke kumuhungeta. Hano baravuze ngo ariko sikuri gitangaza Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye uriko nyumva hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha. Imbaraga Mutesi Jolly arakomeye ari mu bakomeye ashinzwe iki? Umwana w'umukobwa niba nyiri ubwita avuze abafitanye nabi bibazo batumye afungwa uri kubizanamo Mutesi Jolly gute? Ahubwo kugeza uyu munsi ikintu nasaba abanyarwanda mwahungese uyu mwana w'umukobwa mu musaba imbabazi ende Mutesi Jolly kuko nyiri ubwite Prince Kid uretse gato Prince Kid avuza abantu afitanye nabi kibazo banamufungishije. Urasakuza navuga ijambo rimwe ndekukubaza Prince Kid ntasobanuye abantu bafitanye nabi kibazo bamufungishije. Urasakuza navuga ijambo rimwe rivugi ibyo uvuga byose wacha ku ruhande wacha hirya rimwe na rimwe ajya yavuga nyina ngo nyumva ngo nago yemera numva nge uravyo nawe ushaka kujya mu bintu byinshi urumva iryo jambo rimwe ashaka kuvuga oya reka tugende. Abanyarwanda bose mwanjamye uyu mukobwa mugende mwigaye mu musaba imbabazi kuko Prince Kid avuze ko hano abakomeye batumvikanye n'abarafitanye nayo imikoranire bakoranaga nawe. Information kandi abanyarwanda ntago bazi nimba ubategereje bajya gusaba imbabazi umukobwa niba tazimusaba bagende bigaye kuko okay ngarika rero nguheze information about Rwandans. Yego abanyarwanda bazi ukuri kandi nyiri ubwita gutanze ahubwo aba bakomeye ni bande ibyo abakomeye bubiretse ngende munagusubiza. Abanyarwanda bazi ukuri so ukuri ni ukuhe uko aseringa kose n'ibiki yose they understand they know the situation. Prince Kid uretse gato Mutesi Jolly niwe wakoze arrangement kugira ngo Prince Kid atoroke. Abanyarwanda bazi ukuri no ndakubajije turemeranya ko Prince Kid gutoroka mu Rwanda n'umugore we kandi imitungo yasigaye yigurishije hari andi maboko akomeye yabigizemo uruhari yes or no? Bituruse he ndakubaza bitangijwe nande byatangijwe nande vugwa bitangije muvugi ninde Mutesi Jolly ariko Mutesi Jolly waragowe Jolly uri muramubeshya ndumiwe ko ngo ngwiki
ariko deka abanyarwanda kazigira ngo abasama mubona ndabaza uretse gato deka nsubiza kuri iki kibazo dekati ndakubaza nakubajije uretse gato tega amatwi Kamini yo sojya kujya hanze cyakisha urabyibuka wabyibuka ibya polisi n'ibyo byose byaturutse ku majwi yashyizwe hanze. Urakoze cyane. Yashyizwe hanze nande? Kandi ayo majwi yashyizwe hanze n'abari bari muri Miss Rwanda bari abakobwa. Ni bande? Nese simubazi ni ngomwa. Ahanga hari no mu bisinga point mugashaka guheza ibundi kugira uretse gato dekati. Yes. Reka kuvugira umukobwa kukura umukobwa yageze aravuga ati nagashaka uzongera kumuvugira. Boretse gatoya. Yaragutumye ngo yaravuze nagashaka uzongera kumuvugira. Ntabwo ndi umuvugizi we. Azakotore gato muhe nyina. Nta muntu mvugira. Urukumva? Nta muntu mvugira ibintu uzabaze. Dekati. Turagukundira bizi. Dekati. Ntabwo uza kunyobya ngo bikunde. Ntega amatwi. Nge ntabwo urya imboga. Ntega amatwi anyumve. Ntega amatwi. Gusa yigeze kuza kuyobya. Nayo kuyobya nta muntu uraza kuyobya undi. Okay, tugende gato ya hano gato wikwepa. Ndakubaza. Godfather gusa yigeze kuza magatotsi nibyo Dekati yavugaga. Agatotsi. Yigeze kuza magatotsi aribyo bya bindi habayemo yuko yakoze interview aravuga ngo naho mure tuzarubana mu ibintu nk'ibyo. Hari ikintu muri kwitiranya uretse gato Dekati hano ndakubaza. Ayo majwi muri kuvuga no bira bintu nukutebya urimo kunyumva none se nibwake mu gitora akamuhamagara muri ntuza ese Godfather mujaje uretse gato inshwesha tumere kuvuga ijambo ntega amatwi oya nukuri kumvanga ndidi magike ntabwo muza kumanipira ngo bikunde ntabwo manipira bro ntabwo bikunda tuganire nyine nyumva hano gatoya hani ikintu utari kumva utari no kubona hari ikintu mwitiranya ntimwakurikiye urubanza neza nicyo kintu mashije kubona niba twibuka neza cyane mu rukiko bavuze ko uretse gato winigani nkari ngo mfate umwana mu muhindane banza wumve turari hande nta muntu ninde urashaka guhenda ijambo ariko nkamaze nkavuga hano mu rukiko bavuze ko ari amajwi yafashwe na Muheto urimo kunyumva umucamanza mukuru yatanze uburenganzira bwo gufata ari amajwi mujya mubyiyibagiza ndakubaza mujya mubyiyibagiza ari amajwi mujya muvuga ko bayateguye ngo Mutesi Jolly ngo natumye uramwana ngo kuyafata ngo bararikodinga no ari amajwi yafashwe mu iperereza hatanzwe uburenganzira n'umushinjacyaha mukuru nako n'umugenza cyamukuru ni umugenza cyane abacamanza bakuru urango ushinzwe urukiko biri mu rukiko mugire musomo urukiko birahari yatanze uburenganzira uretse gato mu iperereza atanga uburenganzira ngiye gufatikira muri papuro ngiye gutangira kwandika yes ushinjije ko hari umuntu utazi uburenganzira mushinja cyane uravuga amazina ye ariko se ntabwo biri ariko se mwakurikiye urubanza ntimwarukurikiye bavuga ko ari uretse gato muri ariya majwi uretse gato reka byandike mu Kinyarwanda abashinjacyaha ntabwo ari abashinjacyaha nabo rero batanga uburenganzira umucamanza mukuru niba ari umucamanza mukuru mugire ngo rero ko ku YouTube birahari uramuvuga gusa bite byawe wagyukara mu bakavarize ziriya nkuru ko birimo umva rero nongeye ngusubiremo rero uretse gato ari amajwi bayavugaho mwiperereza uretse gato ari amajwi yafashwe nande umva ngusubiremo hari conflict of interest okay twavumbuye compromise the fuck okay ariko reka tubitwara uko ushaka uretse gato ntimujya mufata one second ntimujya mufata uyu muntu abanyarwanda ntabwo bifata gutyo nyine babikurikiza uko babyumvisha urumva so uri compromise and this shit is fucking alarming nazamutse kugira ngo protecting hatagira uzana mu igicucu ndakubujije rame komeza deka urumva uri compromised kwa za bolo zaje hanze urabyibuka umunsi urabyibuka
uko ahubwo ikintu n'aya masaha niyo turi kuvuga uretse gato kugeza n'uyu munsi ziriya uretse gato ziriya uretse gato manzi unyumve kugeza aya masaha urimo kunyumva kugeza aya masaha iriya kugeza aya masaha ndakubwiza ukuri ko ukuntu ari amajwi yagiye hanze biracyari amayobera nk'umuntu washyize video za ya mpano hanze kugeza aya masaha ntabwo tuzi umuntu washyize ama video hanze bitavuze ko ya mpano afite ubusa hanze uretse gato so urukumva rero ari amajwi ntabwo tuzi umuntu washyize hanze ninde ntabwo tuzi wabishyize hanze ko ntabwo bivuze yuko context yuko ya mpano yambaye ubusa hanze no wivanga ibintu tugaruke kuri Prince Kid nyine ndavuga wamwumvishe tugaruke kuri Prince Kid twivanga ibintu tugaruke kuri Prince Kid ikintu kiriho rero njyewe kugeza aya masaha Prince Kid naze aryozwe ibyo ashinjwa hanyuma noneho abakobwa babona ubutabera bwuzuye that's it naho mpagaze dutanga ijambo urari hande ninde muntu ufite ubwenge bwo kuvuga kuri ibi abantu bose aba bose nabarigata birato ntawe ufite ikintu avuga oya bareke bavuge mana ngaho baha ijambo kabano twagiye twabaha ijambo shyiraho uwo ubonye wese mushyireje kabano kanzamura abantu kuri TikTok niho mfite n'abantu benshi nago dushaka bya TikTok man zana kuri Twitter hano ndi kubabwira kabano urahari ndahari nyuma yo kumva umusangira ngendo wawe umusangira ngendo ushingiye kuki kuko yari inshuti yawe ndimukora ibintu bimwe umugabo kivuze ko ari mutinganye oya none se nyine umusangira ngendo Eric se mungu avuze ko definition y'ubutinganye kandi ni uhagarara ku kicucu none sura niwe ufata ijambo rya Kinyarwanda rifite ikindi risobanuro yakarihindura akarigira ry'ubutinganye komeza kabano ariko Eric okay naye ntabwo nta kintu nakoranye na Prince Kid twakoranye rimwe gusa Eraga Miss Rwanda ntabwo ari project ya Prince Kid nawe yayatse abandi uretse gato ugize ngo iki Miss Rwanda ni project ya mashirika ugize ngo iki wapi narese Bahati Grace ninde Aurore ninde ni Prince Kid wamuteguye bateguye na noza na ako bateguye na noza byabanje ukabimenya bro uri muraseka mu kimana what's funny nuko ako umva uko sifata what's funny no there's no funny nuko yungwaje uretse gato nuko kabanaje kutuvanga none se kabano kadakubaza tuje kureba aho Miss Rwanda yaje iva ntabwo ari aho yaje iva nuko mwaje mvuga ngo ndakubashije umva uretse gato umugore wa Nizo bamwita gute wa wizo ndakubaza deka umbaza wowe ko waruvuze ngo bagiye kuyimwambura kandi umva yarambuye abandi warubizi ko yigeze kuya mashirika cyangwa byose ntago mashirika ntago ari muri mashirika iri muri question ya Miss Rwanda ugize ngo Miss Rwanda ni project ya mashirika niyo yateguye Miss Rwanda bwa mbere utegura bwa kabiri mu mwaka 2009 na 2012 Miss Rwanda teguye bwa mbere nde 2009 mashirika Bahati Grace 2012 Aurore yongera kugaruka 2014 impamvu se iyo myaka yindi yahagaze ni iyi ngamba nkubaze muri iyo myaka yose uvuze uramushyira he Teta Sandra uramushyira he Teta Sandra se yateguraga Miss Rwanda ko yakoranaga na Prince Kid bajya mu Miss University bategura ibintu by'abantu no okay mashike yateguraga Teta Sandra umva nyine mubwire yena nakoraga muri Miss Rwanda icyo gihe Teta Sandra yaje yagiye gukompeta i Butare ashaka guhagararira intara y'amajyepfo muri Miss Rwanda aratsindwa yaje yarekejwe na Prince Kid bagaruka i Kigali kuva icyo gihe kamwehoreresha oya komeza rangiza nta kintu nkomeza reka nkubaze ubonye umuntu wakora uretse nkubaze let me ask you we wanyemera nkakubaza se nakubaza uri mashika kuva ryari wagiye muri mashika kuva ryari kuva kera cyane kuva nko mu 2000
na kangahe na karindwi sibyo amashika yatangiye ryari muri 98 ndumva bora no bro umusa ushobora kusumva amashika yatangiye muri rero nabwo ikiganiro uretse gato ibyari bitubesheje ahangaha ni urubanza rwa Prince Kid muri Amerika ejo none mugiye kuzana ibyo bindi yewe nuko Miss Rwanda uretse babwire ikintu kimwe umva kubwire hari mind ebyiri zaje mu mateka y'u Rwanda zabayeho zaje zizi mwebwe mwaho kuva 19 kangahe rwo mu mashirika n'iki byose kuko iyo myaka 10 ninga yose yabaye you never had that idea. Reka mbabwire ikintu kimwe ngiye nuko nashatse kwitwara muri can you stop kwicana usanga subiza no mukoboye man subiza mfite mvuga ikintu kimwe nini hari imyaka yitwa mashirika yabayeho iyo myaka yose nyine I understand 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 iyo myaka yose habagaho mashirika ntabwo mwagahuye na mind ebyiri z'umwana wita Teta Sandra no bita Prince Kid kuko baje bakifatanya namwe kuko wenda mwe mufite izina ntabwo bigeze bifatanya nabo tega amatwi wumve so okay ngambwira Prince Kid na Teta Sandra baje muri Miss Rwanda gutari mwe mwayiteguye Miss Rwanda yateguwe na mashirika Prince Kid yaje kwanza muri mashirika ubundi nk'ukuntu umwana aza kwiga yaje kuri ukuntu bategura amarushanwa kuranza ko hope atanga platform ura ku bana bose bakizamuka bashaka kwiga okay yewe twumvikana ikintu space giye kuyivanaho kuko mwamaze kumindurira ikiganiro asubana wajoga gutyo mani mwamaze kumindurira ikiganiro ntabwo bintu byakugihanganira yumvishe ibintu dafitemo control utugenda ntabwo ari kutabigiramo control mwamaze none kabano wowe uje kwica ikiganiro cyanjye nakubujije bro wacisha ntabwo twaje kuvuga imva n'ivano ya kai mani ntabwo twaje kuvuga hano nje mfite ntabwo twaje kuvuga uburyo Miss Rwanda yavutse turi kuvuga ko abanyarwandakazi mujye mureka ibyo bintu none si wowe uje kutubwira ko ibya mashiriki ihuriye mashirika yagize urare mu gufatwa kw'abo bakobwa niba ntaho bihuriye nyine no rukumashirika uyizanye gute hano vuga ku byaraye bibaye mu rukiko mu byaburanishije ntuza mashirika uri kuyizana no nibiki turi ku byaha byakorewe muri iyo Miss Rwanda uri kutubwira aho yaje iyo yavuye uretse gato twaje gushesengura Miss Rwanda nuko yavutse se bari kubivumunsi oya nagenda iyo hirya ibi ngibi nje ikiganiro cyarengeye kugeza ahantu muri deep ibintu biri sensitive areka ndashaka kubwira Dekati reka nkubwire ikintu kimwe uretse gato cyashatse kukubwira ni ikihe mwebwe uyu ngo atugaruye uri kudusubiza mu Rwanda ibintu byabereye muri Amerika gukora iki ntabwo ndagera hano hari ibintu mwebwe muri turi kubishyira muri showbiz ariko ibintu birakomeye bya Prince Kid oya ndakubwira impamvu bikomeye Dekati mumaze uretse gato ntega amatwi ngusobanurira ikintu kimwe ibintu uretse gato byamaze kurenga ibya Miss Rwanda mwe muzi ariyo hamwe kuze kubwira we Dekati uretse gato ntabwo bajijisha mumanze mugende mu rukiko niyo mpamvu nkubwira ngo before ni nabyiza ko cyo tuza hano kabano urumva agiye kunsubiza kandi twatugezana ikiganiro kigiye kugera kuri nyina kigiye kugera muri nyina iki kiganiro kigiye kwinjira muri deep mu imbere turi kumwe uretse gato maza wumve maza unyuze manza wumve bukufye gatoya ntabwo nkupa urakupa manza wumve ntabwo nkomerera kunkupisha niba mushaka kugira ngo urakupa nyine ariko abantu bagani manza wumve ntabwo nkupa iki kiganiro ndashaka kugira ngo mwumve iki kintu Dekati nawe kabano impamvu nakoze iyi space mugende mumanze mukurikire uru rubanza rwaraje rubaye uretse gato rwa Prince Kid bro uretse gato nyumve kano kantu ngiye kurangiriza kuri point musigare muganira ndahita nigendera kuko mutari kuva point yanjye ikintu mugomba gusobanukirwa ko Prince Kid nagera mu Rwanda ahubwo azaryozwa n'ibindi yishoyemo mugende mumanze murebe mubakurikira urubanza bari ko dukora ni space ndeba n'inyarwanda batabyanditse byose ngo bivimuzi mugende murebe uretse gato mugende murebe muretse gato ko maze wumve mugende mukurikire no rubanza mugende murebe abatanga buhamya batanze ubuhamya muri rubanza rwa Prince Kid muri Amerika ndeke yaho ibindi tuzabigarukaho okay byanya so ngande n'umuntu wanje kuri TikTok muranyumva okay
namutinze bro kabana ukumva abantu bari hariya gusa barasamye ntago bazi gushaka amakuru ibintu birakomeye urubanza rwa Prince Kid rwahinduye isura mu ntapingire screen yo kuri badeka ikiragiye twigaga muri high school urumva mu ntapingire screen hano kuri TikTok 2008 kuri dekati ibintu biramba baraje gusanga abantu biroha mu bintu bakaza bakavuga abantu badafite amakuru ibi bintu bya Prince Kid birakomeye umuntu bita twumva ngo haje Miss Rwanda ariho haje barabantu nyine banyu ubwo nyine bavuze ko muzanye bande bose urumva uretse gato ira Miss Rwanda 2018 byemeze bite ibintu birakaze ibintu birakomeye byari Miss Rwanda se nyine urumva mu ntapingire screen reka manze kamiterere story reka manze nabari mugabanye volume zabo umva ikintu ugiye kwabwira muri kuri TikTok n'uburi rimwe banje uve kuri bari bagira ngo banyoye na cannabis umva ngo mbabwire gusobanura ukuntu ibintu bimeze ibi bintu bya Miss Rwanda biteye ubwoba byahinduye isura muvuge ngo birakaze byahinduye isura mwabantu byahinduye isura urumva birakomeye nukuvuga ngo bazimu bashye mutapinge screen muze twere imbere kintu bimeze birakomeye mwandike ibijambo ngo birakaze mwandike ibijambo ngo birakaze wabaye mu mateka y'u Rwanda hola ai ibintu byose nabikurikiraga numvaga abo bitabwa bari sudi ubwo nyine kubera ko impamvu nakuburanya numvaga bari sudi